Yes. Chérie. Egerayo. None se ugiye he? Egerayo. None se kugiye? Egerayo nigira iwacu. Ntese kugiye? Egerayo yewe. Nta mugabo ukurimo. Imbere nigendera. Akoze umuntu yahukana nta n'ukwezi tumaze tubanye. Ntabwo uzi impamvu injyanye. Ndambuye inkari zawe. Ndambuye guhora unyarira. Ndambuye guhora njya ahantu hose bakavuga ko nuko inkari. Nzongera kujya nuko inkari. Va mu nzira. Unyara ku buriri byawe, unyara ku buriri umuntu w'umugabo. Vaho nta mugabo ukurimo. Vaho ariko nigenze. Ese ko twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza. Inzu yose inuka inkari. Ahantu hose ngiye bambwira ko nuka inkari hejuru yawe. Mva imbere. Nyine ngaho sheri. Ngaho mbabarira no nzajya nyara mu kadobo. Oya. Nyara mu kadobo umuntu w'umugabo. Ubwo nuba wumva nta soni ufite. Ega nyine mva nkubwira nyine gusobanura. Uru ruhinja se mbimenye ko ntunze uruhinja hano. Nyine mva ngusobanura. Mufate nk'uruhinja. Nyine mbe ikibazo mfite ubundi ukuntu kimeze. Njyewe nijoro nanjye birambangamira. Ariko nijoro turaryama nyine nkarota ndi nko kunyara nko ku gihuru. Ukanyara ku buriri. Ese umva njye mba mbyishimiye. Ufite amezi angahe? Ufite amezi angahe? Mfite imyaka 30. Nyine nese aho. Vimbe aho. None se abantu bose niyo mva ko wagiye uzajya babwira ko wajyanywe n'iki. Ninyara ku buriri ryawe uzi ko nagushyiramo imiyaga se. Twambabari. Kwasa. Ariko nyine njye nakwisubira. Njye nakwisubira. Nyine umva se. Ngaho nyine mva ikintu cyane sibyo? Inzu yose urakoropa wapi nkari gusa ahantu hose hanayaje. Mva imbere. None se ngaho basi nzajya ngira. Nta nubwo ugira n'isoni z'abashyitsi baza hano. None z'abashyitsi nyine ko tutararana. Kuko tutarabyara bibaza ko izo nkari ziba zavuye. Ngaho basi reka umva nyine ngaho ihangane ngiye mw'iminsi ngiye kuba ndetse kunyara ku burenzo ngiye kuhanyara tubyaye umwana. Aha. Kugira ngo nyine bajye bagira ngo nuhanyara. Erega nawe ntabwo uba wambyukije. Ndetse nkigende. Ariko shiri wambabarira. Ko mfashe umwanzuro ngiye nkufashe. None se. Rero ngaze nk'ibintu buri ubusize ugize kuri Allo? Sylvie. Umva se, Madame Ngaragiye nawe zinga ibintu byawe byose wiyize. Indi myenda n'imbere yose uyizane. Erega nanjye ndagukunda sheri. Ahubwo ngwino twibanire. Nta n'umuntu bari kuvuga. Ngewe ntukajya ukina nanjye. None se nyine kwari kumbwira ngo uragiye nyine navuga ati shaka nyine tekinike yatuma utagenda. Kagendaho. Baho. Umuntu uri gukomanga. Basi reka mbanze murebe hanyuma gahunda. Sibyo naza kunyeza gashiri. Wagize umuntu uza gasanga uri kwahukana reka mbanze imbere rero genda imbere sinjana kukureba. Nyine bugumya hangange mbanze murebe hanyuma nyine. Sibyo se? Nyine ugira akantu nyine k'impuhwe nyine. Mafino. Roger. Ndeba mu. Tuza. Kuri kunshukana wanjyana hehe? Vuga gahoro kubera iki se habaye iki? None se nyine. Umugore warambuje. Umugore warambuje. Umugore wanjye yarambuje ngo ninze ntabari byagenze bite? Umugore wanjye se araguhamagaye nta telefone afite. Umugore warampamagaye ngo ninze ntabare aha byagenze gute? Baba ushurashuzi bwawe wabwongeye. Akana maje ukwezi gushize urongoye wongeye gushurashura koko. Nyine urumva wavuye mu nguti yazabagoresha. Oya nyine nta kibazo ariko dufite mu rugo tumeze neza nta kibazo turamahoro. Wavuye mu nguti yazabagoresha. Byagenze biteze. Turamahoro nta kibazo gihari. Aho urantura nyine uraje urantungura ndavuga nti Haje zinyire ko umugore ntabaje ngo nintabare ngo birabya byahiye kurwana byo ntibikinabaho. Biki ntibikinabaho rwose. Araguhamagaye gutambikana arampamagaye ngo nintabare. Byagenze bite? Nyine urumva umuvandimwe ntazo ngeso tugira ubushyira umusore wari ufite urazikomeje. Ntabwo nakubeshya ntabwo nigeze njya mu bintu byo kugira iki
byo gushurashura urumva umugore wanjye ngagiye kwahukana. ahukanye kubera iki se? Ase ahukana nta kibazo afite? Urumva muri iyi minsi mfite crise economique. Please. Amafaranga mfite sinakubeshyira umuntu w'umuvandimwe, tumaze iminsi iyo ngiyo ibiri tutanywa icyayi. Ijoro ryakeye bwo yanaburaye. Abagore b'iyi minsi urabaza, abana bakuri Kigali muri iyi minsi niba mutariye niba mutanyweye, iyo utamuhaye icyayi mugati na bureba aragenda. Waburaje umugore? Amafaranga nari mfite nicyo kibazo. Umukire nkayo tuzi utuye mu nzu nk'ingi isa neza gutya ntago uguhahira umugore? Numva amafaranga nari mfite cyangwa wakomeje gupfusha amafaranga muri za nshoreke zawe n'abasireyi bawe? Amafaranga ajya gusireyi ngarya ariko yego ko sireyi papa yego ko sireyi papa nyine urumva ntako kabazo. Ahubwo nk'umuntu w'umuvandimwe niba hari udufaranga ufite uko byagenda kose rero sireyi ugomba kuyikuraho ugasigara na papa ukicara hasi ntabwo sireyinga wowe nguriza ku mafaranga hanyuma ngewe nitungira urugo mpaye makeya hanyuma nubwo wampaye umugati n'icyayi n'uyu munsi kumuguragira kumugura amafaranga ntayabonye kibuze ntagende. Roje ikibazo kiri mu inzu nta kindi ni inzara gusa. cyangwa mwarwanyisha so kumva reze nkajya kureba mu nzu urumva ntabwo nshaka ko nyine abona ko abantu bamureshya. Ntabwo ari byiza ko abantu bo hanze muza mu bibazo by'urugo mukamenya ko harimo n'inzara. Ntabwo ari byiza. Niba ari ikibazo cy'amafaranga nta mafaranga mfite nanjye icyakoze ihangana iminsi nk'ibiri ejo ndakohereza kuri momo nanjye ku mugoroba ndabona yabonye nimugoroba fata aya ngaya ni makeya aya ngaya aba ari ubufasha sibyo aba ari ubufasha ayo ngayo ayo ni bari ufata urakoze ururwanyeho noneho ubwo yataha wowe taha akajya kubwana n'umugore wanjye ibintu bijyanye n'ibyo kurya. Ariko rero ugomba kwisubira oya we taha mvuga rero umugore ibintu bijyanye no guteka urumva amafaranga yo guhahira umugore nyabonye ikibazo cy'amafaranga oya ntacyo ariko uzi ko sobe wisubiraho kabisa kagende mpahira umugore bera abagore bashaka imigati ahe oya taha taha nahejo sawa ariko se uyu Roger uri kunshubikanya gutya ambwira ngo ntahe umugore yarantabaje nkaba ngiye ntamenye ikibazo oya kamanze amenye ikibazo uko kimeze. Gashirira amenyo sanze ari babantu n'ibishingwe bari baje ndabishyuye bashaka amafaranga y'ibishingwe n'umutekano ndabishyuye baragiye none nyine none wikaho vaho ase shingo bazireka mupfukama no kumva nyumva mu nyine ntabwo nzongera kukunyaka nuko ntabwo nzongera basi genda mu mwanya ndi ikinyamugera ngewe ndaza mu mwanya ndi ikinyamugera ariko wambabara none ariko se ukuri mbabara ariko nawe ufite umutima nyumva mfashe ariko nawe ufite umutima woroshye nyine mva mubwira nuko ufite umutima woroshye nk'ubu ngubu umuntu w'umugore w'umugabo ndagiye ngewe nyine umva mubwire sinkunda ibintu by'imidori igihe nahereye umva mubwire nyine narambuye kukwihanganira wowe reka kunyara ku buriri ni ibintu abantu bose bakora kandi yega n'indwara abantu bose bakora mbese si indwara yega navuga wagira ngo nk'ubu uramutse ugize abantu mukubitanira nabo ugenda none wavuga ko wavuga ko ugiye he ngiye nabura se njya va neza wowe uje gute ni ibiki kujya mbere hano zamwiriwe nise wowe kujanga nagarutse nyine kubera ko ntabwo narinzwe n'ibintu warumbwiye wari uri kumfushubikanyamo nawe ko ushobora kuba wakoze amateka cyangwa wagize cyose niko byagenze bitewe muko ntawe koko ntunihangane mubaze nyine ukuntu atihangana umuntu w'umugore ngo burahukanye ngo ku bintu by'ubukene gusa ubukene bubaho ariko ntabwo bubaho yambwiye ko ari ubukene ngo yambwiye ko ari ikibazo cy'ubukene rero mukivanga mu bintu nyine taha ntabwo cyari ikibazo ntabwo ari ikibazo cya ekonomi. Icy'ingenzi nuko agomba kwihangana kandi wabivuze icy'ingenzi ni iki icyita rusange denominateur komeye mu kwihangana wamfasha se nawe ukamva imbere nk'igendera oya ihangane madamu ikahukana rwose ubukene ntabwo buhoraho buzashira yaba yari nyarakuye byibase kagira inkuru Roger ntego umugore agusenze kubera kunyara ku buriri ariko ngewe ndarenga ntabwo narakubura
njye ni matora nyaraho ntabwo ari we nyaraho Nyara kuri mato. birambiwe ugumane matora zawe uzajya Se mpamvu numva wagira ngo mufite abana hano. Niyo mpamvu numva wagira ngo mufite abana hano. najyana nawe n'uruhinja mbere none se rega ngeze nyine ko ari indwara kandi nyine mbatsinziriye Yaje ryari ugiye rusanzwe uyifite imbere twamenyaniye. njye narabikora njye narihanganye ngera aho ngaho kwihangana birananira so mundeke nigende Amashuka wazanye mu majyambere yose ubu ngubu. hari ishuka ijya imara icyumweru se ntayijugunye ko ntabwo wabindenganyiriza kuba ngewe nyarakubiri ntabwo byo kumbuza gushaka Ariko n'ubundi mwasezeranye mu byiza n'ibibi ubwo wakihangana n'ubundi ugakomeza ukabana wakihangana. wihangane mbese ko nyarakubiri Abagabo bose rega bafite defo ushobora no kugenda ugasanga hari n'undi ufite urusha uwo nguwo. kandi Niga n'abasinzi. njye sinsinda sindwana mubaze erega ndahaha nabihagazeho Oya mubikemure uretse ku nyarakubiri mubikemure n'ukuri ntabwo ari ibintu bigoye. Ibyo ntabwo ari ibintu bigoye. Iki cyo kiroroshye amafaranga yo ariko roje nsubiza amafaranga yanjye. Nsubiza amafaranga yanjye nyatse. Nayo yayo. Angasa amafaranga ambwira ko ari ikibazo mufite cy'amafaranga. Nsubiza amafaranga yanjye. si wagiye kugira Nsubiza amafaranga yanjye. Ugamuzana ibintu byo. Ubwo n'ubucuruzi buraguhombeye. Ubucuruzi bwagombye. nk'umugabo ugenda uvuga ahubwo se umuntu w'umugabo nyarakubiri we n'umugabo bwoko mwivanga kese y'amagambo kandi n'amagambo ni n'icyaha n'Imana ihari Uri wagombye gukora ibyo. ariko sheri mvambubwira ngiramemukiye ntabwo ntuzi ngo ntabwo agomba kumenya ko mfite kiriya kibazo kuko amagambo agira ngo buracya Kigali yose bizi Ngewe mafiyeri simvuga sha. Mafiyeri duhora tugenda turi amafiyeri. Nzagira kwigendera urubavu. ushaka uzabikora n'izindi none niba uvuze ko ugiye kugenda burundu mafiyeri nawe ubimenye urumva nkamba nanjye njye nyarakubiri nsinziriye nawe arahanyara iyo turi kugera se ujyanyara kandi ukanyara Jesus is Lord. Ibyanyu nawe urabikomeye reka mbareke. urahanyara gabo